Welcome to Monomax TV. This is the Igajiro Show and Boardroom for Volume. How the great writers define richness. Abantu benshi bakomeje kumbaza uburyo nkunda kuvugamo ibintu by'ubukire, barambaza bati ariko se nimba uri kuvuga ubukire ukavuga ibintu byo gushakisha buri munsi, mu by'ukuri ubukire ni iki? Ubukire abantu babusobanura gute? Ubukire babusobanura gute? Wowe ubusobanura gute? Njyewe rero ntabwo ndibabwire uko nsobanura ubukire, ahubwo ndifashisha bamwe mu banditsi bakomeye cyane ku isi uko babashije kubivugaho, ndetse n'abashakashatsi. Bashakashatsi rero dutangiye, abashakashatsi ubukire babugabanyije mu byiciro bine. Hari ibyo twita mindset richness, hakaba financial richness, hakaba freedom richness, hakaba purpose richness, hakaba na spiritual and character richness. Muri ibyo ni ibice bitanu abanditsi bashyizemo bagerageza gusobanura ubukire ubwo ari bwo n'ubukire icyo ari cyo. Reka duhere ku gice cya mbere. Mu by'ukuri abantu benshi batekereza ko ubukire ari amafaranga gusa, ariko se koko nibyo? Reka tubirebe bamwe. Ese kuba umuntu yaba afite imodoka nziza, inzu nini, amafaranga kuri konti birahagije kwitwa umukire? Nabyo turabireba. Uyu munsi rero mu Igajiro Show and Boardroom turasesengura uko abanditsi bakomeye ku isi basobanuye ijambo ubukire. Ushobora gutungurwa no kuri uri bwumve uyu munsi. Duhereye nko ku gace ka mbere, icyo twakwita mindset richness, umwanditsi witwa Napoleon Hill mu gitabo cye Think and Grow Rich yavuze ko ubukire butangira mu bitekerezo mbere y'uko bugaragara mu mufuka. Yavuze ko icyifuzo gikomeye, intego isobanutse no kudacika intege ari byo bibyara ubukire. Ibi bivuze iki? Bivuze ko mbere y'uko uba umukire hanze, ubanza kuba umukire imbere muri wowe. Abahora bashaka rero, cyangwa abo nise hunters cyangwa strugglers, bahora bashaka amafaranga, batangira bo kureba hanze. Ntago bihera mu bitekerezo byabo. Tangira kurata ikana katunze iki, kana katunze iki, kana katunze iki, ngiye ni gute nakigeraho, aho kureba we intego afite mu mutwe we. Abakire bo batangira kureba mu bwonko bwabo. Buri bukire bwose bugendeye kuri Napoleon Hill butangirira mu mutwe. Icya kabiri twareba nicyo bita financial richness. Iyo financial richness turayifashisha igitabo cyitwa Rich Daddy Poor Dad cy'umugabo bita Robert Kiyosaki. We yavuzemo ikintu gikomeye cyane aha ngaha. Yaragize ati abakire ntibakorera amafaranga, ahubwo amafaranga arabakorera. Ubukire kuri we ni ugutunga imitungo, cyangwa ukuba ufite imitungo cyangwa ibintu bikwinjiza amafaranga utabikoreye buri munsi. Ni ukuvuga ngo utakoze present yawe ku kazi buri munsi. Hano avuga urugero, ufite nk'inzu zikodeshwa, ufite business ishobora gukora udahari, cyangwa ufite investment, ufite ahantu washoye imari ku buryo amafaranga aza. Mbese ubukire kuri we ntabwo ari umushahara gusa. Kugira umushahara mwinshi ntabwo kuri Kiyosaki ntabwo bisobanuye ko uri umukire. Niba uhagaritse gukorera amafaranga n'amafaranga agahagarara, ubwo bivuze ko utaraba umukire deja. Kuri Robert Kiyosaki we ni uko nguko abibona. Noneho tugiye nko kuri pariti ya gatatu, icyo twakwita freedom richness. Umwanditsi Napoleon Hill mu gitabo cye Psychology of Money yavuze ikintu gitandukanye n'ibi ngibi twavuze hejuru. Yaragize ati kuba umukire ni ukugira amafaranga, kuba umutunzi cyangwa kuba umukungu ni ukugira ubwigenge. Ubwigenge cyangwa freedom yo kugena igihe cyawe ukamenya ikintu ugomba kugikoresha. Ubwigenge cyangwa freedom yo guhitamo ubuzima ushaka kubamo akaribwamo. Freedom yo kutagira stress y'ejo, ukaba udahangayikishijwe n'uko ejo hazaba hameze. Icyo gihe uba uri umukire. Kuri Morgan, ubukire nyabwo ni igihe n'amahoro yo mu mutima. Sinzi nimba muri kubyumva neza, ariko icyo gitabo mushaka kugishaka mukanagisoma, cyitwa Psychology of Money. Ni cyanditswe n'umugabo Morgan Housel, nicyo gisobanura neza ibijyanye na freedom richness.
Ku gice cya kane rero twavuga nko ibice bine, hari purpose, richness. Mu gitabo The Alchemist cyanditswe na Paulo Coelho yavuze ko havugwamo ko umukire nyakuri ni uwabonye intego y'ubuzima bwe. Ntabwo ari zahabu, ntabwo ari banki, ni ugusohoza icyo waremewe gukora. Wowe icyo waremewe gukora iyo ubashije kukigeraho, icyo gihe uba uri umukire. Niba ufite amafaranga ariko nta ntego ufite, uri umukene ku mutima. Ni ukuvuga ngo nimba uzi ko ufite amafaranga ariko ukaba utazi neza intego yawe muri ubu buzima, icyo waremewe gukora, icyo waje gukora hano ku isi, icyo gihe uri umukene. Ni ukuvuga ngo ntago waba umukire utazi intego yawe. Intego yakuzanye ku isi ugomba kuba uyizi. Paul rero ni uko nguko yavuze, kandi buriya nawe yakora ubushakashatsi, ni ibintu byumvikana. Kugira amafaranga gusa ntago byaba bihagije. Noneho tugendeye kuri abenshi, nibyo tumenyereye, nibyo tuzi, hari abantu babivuga. Kuri parite ya gatanu ni spiritual and character richness. Ni igitabo cy'imigani, kiri muri Bible, muri Bibiliya, cyanditswe n'umwami Salomo. Kiravuga kiti umugisha w'Imana niwo ukungahaza kandi nta mubabaro wongeraho. Umugisha w'Imana niwo ukungahaza kandi nta mubabaro wongeraho. Kandi umushoramari ukomeye Warren Buffett yavuze ko igipimo cy'ubukire nyabwo ni umubare w'abantu bagukunda by'ukuri. Tuvuze nka reputation, integrity, character. Iyo ibyo bidahari, amafaranga aba ari impapuro gusa. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni abizera, ni uko nguko tubifata. Tuvuga ko gukira ni amahirwe, gukira ni umugisha, ni favor from God. Mbese ni uko nguko Salomon yabivuze, ni uko nguko bimeze. Reka rero tubivuge neza, tuvuge neza uyu munsi. Ubukire si amafaranga gusa. Amafaranga gusa ntabwo aba ahagije kugira ngo umuntu abe ari umukire, kuko amafaranga ushobora kuyiruka inyuma ariko wayabona n'ubundi bikarangiza udakize, kubera ibintu byinshi ushobora kubura. Ubwenge ugomba kuba ufite ibintu ibi bintu bikurikira bigomba kuba bihuriyeho kugira ngo umuntu ahinduke umukire. Selo nkanjye ngewe uko mbyumva ntereye kuri ibyo ngibyo abo bashakashatsi n'abanditsi babashije kuvuga. Ugomba kuba ufite ubwenge bwo gutekereza neza, ufite imitungo ikubyarira amafaranga cyangwa ikubyarira imibereho, ufite ukwishyira ukizana kw'igihe cyawe, igihe cyawe ushobora kugikoresha uko ushaka. Ikindi kandi ugomba kuba ufite intego z'ubuzima, ukaba ufite n'imico myiza ituma abantu bagukunda. Ibi byose bihuriye hamwe nibwo havuka icyo twakwitamo igajiro. Umuntu ufite ibyo bintu byose aba ari umukire. None se wowe uri gushaka amafaranga cyangwa uri kubaka ubukire? Iyi ni igajiro show and boardroom, aho dutandukanye abakire n'abahora bashaka. Niba iyi episode yakunguye cyangwa hari ibitekerezo wabonyemo, hari ibitekerezo ushaka kuduha, wakora share, comment and subscribe. Tuzongera guhura mu kiganiro utaha gikomeye. Mwari kumwe na Muhire Kinfriend Manase, kandi ndizera ko ibyo twaganiriye byose bibafitiye akamaro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.